Mu isi y'amajwi menshi, aho buri wese avuga ibye, akumva ibye, hari igihe uba ukeneye umuntu wakumva, aho igitekerezo cyawe kiba kigomba guhabwa agaciro. Gusa ahenshi usanga bitubahirizwa, umuntu yatanga igitekerezo ntigihabwe agaciro, agapfobya, ndetse yaba afite agahinda akabura uwo aganiriza kugira ngo abe yamugira inama. Gusa hano siko bimeze kuko twabateguriye ahantu heza h'uburuhukiro. Aho hantu nta handi ni mu kiganiro Nyumva Nkumve, ahantu h'ukuri usanga ibiganiro bikubiyemo ubuhamya bw'ibyabayeho, bugamije kwigisha no gusangira ibitekerezo byubaka. Twumve, bumvikane, tubane. Ikiganiro Nyumva Nkumve ni ikiganiro cyubakiye ku biganiro biba bisesenguye, aho buri muntu yumva mugenzi we mbere yo kugira icyo avuga. Ni umwanya wo kumva no kumvwa, kumvikana no gusangira ibitekerezo mu bwubahane. Intego zacyo ni ukumva ubuhamya bw'abantu, kubusangira no kubwigiraho, buri wese atanga ibitekerezo bye yisanzuye. Iki kiganiro kizajya gishingira kuri ibi bikurikira: ubuzima bw'abantu, life stories, amahame y'imibanire, guhuza abantu bafite ibitekerezo bitandukanye, gusesengura ibibazo byugarije sosiyete n'ibindi. Ndabasuhuje mwebwe mukurikiye iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru ikubiyemo ubuhamya bw'umugore wasize umugabo we agakurikira undi kubera amagambo meza, nyuma akaza kuririmba urwo abonye. Tega amatwi iki kiganiro gikubiyemo ubuhamya bwigisha. Tutabatindiye, uwo mugore yagize ati: bagore bakiri mu ngo, ndifuza gusangiza inkuru yanjye nk'igihamya ku bagore bose bari mu rugendo rwera rwo kubaka urugo. Nitwa Sophia, mfite imyaka 39. Ndi umugore watandukanye n'umugabo nyuma y'imyaka 13 dushyingiranywe, kandi ndi umubyeyi w'abana 3 beza, abahungu 2 n'umukobwa 1. Nashatse mfite imyaka 23. Icyo gihe nari nkiri muto, ntazi byinshi ku buzima, kandi narasobanukirwa neza icyo urushaka ari cyo. Umugabo wanjye yari umuntu mwiza, witonda, ukunda urugo, kandi uzi inshingano ze. Ariko mu buto bwanjye natekerezaga ko kwisanura ari imbaraga, simenye ko urushako rusaba ubwitonzi, kwihangana no gusobanukirwa. Niba ukurikiye iki kiganiro, reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu biba bigiye bitandukanye byigisha. Ndakwinginze, tega amatwi iki kiganiro, uragikuramo amasomo menshi yagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uyu mugore akomeza agira ati: mfite imyaka 31, nari mfite abana 3, ubuzima bwari bwarahindutse ubusanzwe, kwita ku rugo, abana no guharanira amahoro mu rugo. Abana 2 bari baratangiye ishuri, naho umutarerwa n'umukozi wacu. Natangiye kubona umwanya wo kujya gusohoka, guhaha no gukora bimwe ku giti cyanjye. Umunsi umwe, ubwo nari mu iduka, habaye ikintu cyahinduye ubuzima bwanjye burundu. Nari ngiye gufata ikintu kuri kontwari, numva umuntu ankubise ikiganza cyoroshye inyuma. Nitegereje inyuma, mbona umugabo umpaye akamwenyuro k'ineza. Yaramvugishije mu bwubahane, tuganira gake. Yari afite ubwitonzi, avuga neza kandi agaragara nk'ufite icyizere mu buzima. Nsoje guhaha, yansabye ko ari we wishyura ibyo nari nahashye byose, ndetse arantwaza ngeza ku modoka. Iryo joro ryose ubwo nari mu rugo, numvaga nkunze kwibuka uburyo yitwaye, uburyo yandebye, n'uburyo yanyitayeho. Numvaga yongeye kumpa ibyishimo naherukaga mu rugo rwanjye. Nyuma y'iminsi 2, yanyoherereje ubutumwa ambaza ati: twasangira ikawa? Nanjye nazuyaje, narabyemeye. Twarahuye, tuganira amasaha menshi. Yaranyitayeho, anyumva, kandi avuga buri jambo umugore wumva ari wenyine yakifuza kumva. Amaze kubona ko twumvanye cyane, ko twiyumvana cyane, yansabye ko twajya ahantu hitaruye
tugakomeza kwiganirira. Nanjye kuko nari natwawe sinamwangiye, twaragiye dufata icyumba cyacu twenyine, kandi uwo mugoroba wahinduye byinshi ku buzima bwanjye. Reka ngusabe niba uri gukunda iki kiganiro ukande like kugira ngo inkuru nk'izi zijye zikugeraho nawe urusheho kuryoherwa. Uwo mugore akomeza agira ati, uwo munsi twararyamanye, ibintu byatumye numva nongeye kubaho, ariko sinamenye ko ako kanya ko kwishimisha kwari ukugira ngo kandenze byose nari narubatse imyaka myinshi. Nagarutse mu rugo nangira kugereranya umugabo wanjye n'uwo twaryamanye. Ijwi rye, uburyo amfata, uburyo andeba, byose bitangira kuntisha umutwe. Ntabwo nari nkibona umugabo wanjye nk'uko byahoze. Natangiye kumva ishusho y'umuntu utagitangaje, utagifite icyo amariye mu buzima bwanjye. Natangiye kumwanga buhoro buhoro, ndamwirinda ndetse nangira kumwima imibonano. Numvaga ko wa wundi ari we nkeneye mu by'ukuri. Iryo banga ry'urukundo ryakomeje kugeza igihe uwo mugabo ansabye gusiga umugabo wanjye kugira ngo dutangire ubuzima bushya. Kubera ubuhumyi bw'amarangamutima n'irari, natangiye kuzana amakimbirane, bigeza aho mpitamo kuva mu rugo rwanjye ntekereza ko ngiye mu munezero mushya. Ubu tuvugana hashize imyaka 3 ntandukanye n'umugabo wanjye, ariko ndababwira ntashidikanya ntacyo nishimira muri ibyo byose. Wa mugabo nirukiye siwe natekerezaga ko ari we. Hashize amezi 3 gusa dutangiye kubana, atangira kugeza mu rugo atinze, agatangira gusohokana n'abandi bagore. Yatangiye no kuntuka ambwira ko mfite abana b'abandi. Wa mugabo wigeze kumfasha kumva ko nkundwa yatangiye kunyereka ko nta gaciro mfite. Narababaye cyane kubera icyemezo nafashe. Kuri wa mugoroba mu iduka nataye urugo rwanjye, umugabo wanjye, icyubahiro cy'abana banjye n'amahoro y'umutima, byose mbisimbuza akanya gato k'irari ritagira umumaro. Bagore, ndabasabye, niba muri mu rugo muha agaciro umubano wanyu. Ntimuzashukwe n'abagabo bababwira amagambo meza, amaso meza y'ubuhehesi cyangwa ibyishimo bya vuba. Niba mufite ibibazo mukorere hamwe, niba wumva uri wenyine bivuge, ariko ntuzangize urugo rwawe kubwo gushukwa n'ibiri inyuma, kuko byose birashira vuba. Sinzi niba umugabo wanjye azigeramo imbabazi, ariko nasabye Imana imbabazi kandi nanjye nariyizeye. Inyandiko yanjye si ugushaka impuhwe, ni ukugira ngo mburire abandi bagore bashobora kuba bari hafi gukora ikosa nk'iryo nakoze. Mwigire ku byo nanyuzemo, murinde ingo zanyu, muheshe agaciro abagabo banyu, ariko hejuru ya byose murinde imitima yanyu mu rukundo no mu kuri. Muri iki kiganiro dukuyemo amasomo menshi arimo kwirinda guca inyuma abo twashakanye, kutararikira iby'isi, kunyurwa n'abo tubana nabo, kwirinda ibishuko n'ibindi. Niba iki kiganiro kikubatse, kora subscribe, like, unagisangiza abandi nabo bagikuremo isomo nk'iryo ukuyemo. Ibiganiro nk'ibi byubaka ni akagaruka. Wakoze kubana natwe. Twari mu kiganiro Nyumva Nkumve gitambuka kuri iyi channel yacu kandi yanyu. Wakoze, Imana iguhe umugisha.